Nagusuje cyane no kumeze kurikira Gospel City TV. Ngiye nitwa Manase, nihije bagezaho ibiganiro kuri Gospel City TV. Bifurije kugira umwaka mushya muhire wa 2026. Hari byinshi wahoye nabyo muri 2025. Wararwaye, wahoye n'ibibazo bitandukanye, wahoye n'ubukene, wahoye n'ibigeragezo byinshi. Ariko mwifurije kugira ngo uyu mwaka wa 2026 uzahure n'amahirwe menshi. Narashaka kwaririmbira akarimbo kamwe ubundi ahita nsoza kugira ngo nibwo mwambona live. Rero nabasuje cyane, Imana ikomeze kohereza umugisha. May God bless you very more. Amaraso ya Yesu yadukuye umwijima tuzana mu mucyo, none ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Amaraso ya Yesu yadukuye mu mwijima tuzana mu mucyo, none ubu tugenda tudafite ubwoba kubw'intsinzi yawe Yesu. Haleluya, uri nyembabazi, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Waritanze kubw'ibyaha byacu, ntabwo banamba tugifite, Mwami Yesu waratsinze. None kamarimbira ko mu Cyongereza. Lord, I need you, oh I need you, every hour I need you, my one patience, my righteousness, oh Lord, I need you, my one patience, my righteousness, oh Lord, I need you. Murakoze cyane, Imana yohereza umugisha. Turacyari kumwe, komeza gukurikira ibiganiro ngenda mbagezaho kuri subscribe, uzajya ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Byakunda cyane, mukomeze kugira umwaka mushya kandi amahirwe y'Imana n'imigisha y'Imana iganze imiryango yanyu, ubuzima bwanyu, umubiri wanyu, barinde uburwayi, muzakora amafaranga, muyagwize azabe menshi. Ndabakunda cyane, nitwa Manase, Imana yohereza umugisha. Turacyari kumwe.